ujya urota kujya kwiga hanze y'igihugu cy'u Rwanda ariko uri umunyeshuri wo mu Rwanda ukumva ni inzozi, ukumva ni ibintu bidashoboka muri make, ukavuga yuko nta hantu wahura no kujya kwiga mu bihugu byo hanze kubera yuko wize mu Rwanda, wiga primaire mu Rwanda, segonderi, ndetse ukumva yuko kwiga kaminuza mu bihugu byo hanze nka USA, United Kingdom, Canada ndetse n'andi hose hagiye hatandukanye ukumva yuko biri mu nzozi zawe. Ahubwo ibi ngibi wibigira inzozi z'ikirere cy'umwijima, ahubwo ibi ngibi nje kukubwira ni ibyanya byo ku bufatanye na Mastercard na Chevening ndetse na Inka Foundation. Izi ni urubuga rufasha abanyarwanda mu kubona buruse cyangwa full funded scholarship mu kujya kwiga mu bihugu byo hanze. Rero niba witeguye ukaba uri umunyeshuri warangije segonderi, ukaba ufite amanota byibuze hejuru ya 65 kuzamura kugeza ku 100, ushaka warize mu mwaka wa 2024 warangije cyangwa warangije mu mwaka wa 2025, iyi video ni yawe kuko hano ku Ikizamini TV iyi video iraza kurangira maze gusobanukirwa n'amahirwe ufite mu biganza byawe, ahubwo mwereke trick n'amayeri ugomba gukoresha kugira ngo nawe uje kuba wabona full scholarship yo kujya kwiga mu bihugu byo hanze. Wibigira inzozi rero bishobora kubimamo uyu munsi hano kuri channel Ikizamini TV. Rero niyo wahageze na hantu hanyaho niho ubona amakuru nk'aya ngaya akugeraho kugiye kandi y'agaciro ku munyeshuri wo mu Rwanda, nk'uko twabyiyemeje muri application tubana umunsi ku munsi mu gukora CV, motivation letter ndetse no gukuzuza amadokima namwe agiye asabwa n'izi kaminuza zo hanze, kugira ngo niba uri umunyeshuri wo mu Rwanda nawe mahirwe uyabyaze umusaruro. Rero niba wageze hano kuri channel yitwa Ikizamini TV, ngiye mujye kubana muri video ni Celeste Mutabazi Arindoci. Nawe wahageze rero n'ahantu h'agaciro, kanda subscribe nonaha ufungure inzogera, urakinge iyi video uze gushenga abanyeshuri bafite ibitekerezo nk'ibyawe. Ashobora kuba ari umwana wawe, ashobora kuba ari umuvandimwe cyangwa inshuti yawe. Hanyuma rero reka twihute turebe amahirwe ari mu biganza by'abanyeshuri b'abanyarwanda, cyane cyane mbereke amahirwe bafite yo kujya kwiga hano muri USA cyangwa kujya kwiga muri Canada, mu kwiga muri Australia ndetse Poland n'ahandi hose hari icyitwa scholarship iri full funded ndetse full scholarship. Utumva yuko ni full scholarship nibyo nje kubabwira. Hanyuma rero akenshi hari igihe usanga ngo kaminuza ngo kufatanye ngo na Mastercard Foundation, ngo kufatanye na Chevening ndetse na Inka Foundation Scholarship. Ibi rero ni website nze kubabwira kugira ngo nawe uze gusobanukirwa n'uburyo ki izo zikora. Iyi Chevening akenshi kunze gukora muri kaminuza zo mu Bwongereza akitwa na Mastercard, mwenda ikunze gukora mu bihugu bya USA ndetse na United Kingdom ndetse na Canada, izo zose zirakora. Inka Foundation rero ni urubuga rw'abanyarwanda rufasha abanyarwanda abanyeshuri bari serious mu kubona amahirwe kujya kwiga hanze banyuze muri application tugenda tubagaragariza no ku Ikizamini TV, aho tubagezaho amakuru ayo ngayo. Rero niba uri umunyeshuri witeguye, fata agakaramu n'agakaye rero mwereke ahantu wandika ibintu ngiye kukubwira kugira ngo usobanukirwe mwe kuri tuzabana muri application izakurikira iyi video. Njya muri video yatambutse naberetse ukuntu wakora application muri Africa Leadership University ndetse mbereka nitwa Africa Leadership College of Higher Education, narabiberetse muri video yatambutse ndabyibuka neza cyane. Hanyuma rero ku banyeshuri bambwiye yuko murakora application muraba agaciro, mukomeze mubyaza amahirwe umusaruro, kandi ibyo bintu mbabwira birizewe kuko ni full scholarship, ni ukukurihirira kuva ku rugendo kugenda kugeza urangije amashuri ya kaminuza muri ibyo bihugu, wenda nka hano muri United States cyangwa nko muri Canada, muri USA, muri United Kingdom, Australia ndetse n'ahandi hose hahurizwa amahirwe y'abanyeshuri. Rero icyo tubamenyesha hano kuri iyo channel ni ukubazana amahirwe nk'ayo ngayo kugira ngo uyabyaze umusaruro. Hanyuma rero bamaze gufata agakaramu n'agapapuro, ukaba wamaze reka mbere ku bintu byo ki ugomba kwitaho kugira ngo udacikanwa n'amahirwe kujya kwiga hanze, kuko muri application uze gukurikiraho izi ngizi ndabereka ukuntu uze gukora application iri full funded scholarship. Rero niba witeguye rero twagiye.
hanyuma rero wamaze kwanda subscribe rero reka muri ukuntu bikomeza kugenda. Ikintu cya mbere ugomba gutegura icyitwa dossier. Ndakubwira transcript ubwo ni bulletin zo mu mwaka wa 4 wa 5 ndetse no wa 6 zikaba zihari. Ikindi ugomba kuba ufite ikizwi nka motivation letter ndetse na curriculum vitae ubwo ni CV. Hanyuma ibyo niba ubifite muryango benshi na bese umuntu wakora CV nziza mbe kuri yo cyo wakora motivation letter, ibyo narabiberetse neza cyane mwarabyishimiye nabibonye. Hanyuma rero ikindi kintu ugomba kwitaho ni icyitwa transcript ubwo ni bulletin zo mu wa 4 no mu wa 5 no mu wa 6. Ikindi ukaba ufite icyitwa nka financial statement. Financial statement ni ingenzi cyane kuko babasha kubona ari bavuga ati ese uyu muntu bibaye ngombwa yuko havuka ibibazo nk'iby'intambara ndetse ibibazo by'ubuvuzi n'ibyo byose bikatinda, ese yabasha kwitunga mu gihe gitoya yaba ahanganye n'ibibazo by'ubushobozi. Hanyuma ugomba kujya kuri banki ukoresha ukabikizwi nka financial statement. Ikindi ugomba kwitaho ni ukwita ku byo urimo urasaba. Akenshi iyo tuvuga ngo Mastercard Foundation tuba tuvuga akenshi hari programu zo muri university. Iyo Mastercard ikunze gufasha ku banyeshuri kujya kuziga bitewe n'intego ifite mu gihe kizaza. Ikindi tuvuga ngo Chevening Application Scholarship, ugomba kumenya ngo iyo Chevening akenshi yibanda kuri ibi bintu. Hanyuma rero reka mbereke niba rero ufite ikizwi nka motivation letter, ukaba ufite CV, ukaba ufite transcript, ukaba bifite, hanyuma ukaba utegereje application. Ikintu ugomba kwirinda kubeshya, ugomba kuba ufite ikizwi nka reference. Mbere na mbere yo gukora CV banza umenyeshe ba bantu batatu ushyira muri CV bagutangira ubuhamya. Igihe byaba ngombwa ukababwira ati bashyize muri CV, ukashyiramo nimero n'umwanya bakora mashaka ari umwarimu akwigishije, head teacher cyangwa uwari wese ugizwe icyo ahurizwaho n'ubumenyi bwawe ufite wavanye muri secondaire. Hanyuma muri reference ugomba gutanga amakuru ya nyayo ku buryo bashaka kubahamagara urimo mu kizamini cya interview bagahita bavuga ati uyu nguyu ndamuzi, ni umunyeshuri akora kuko mwabanje kubigambana cyangwa mwamaze kubiganiraho mbere yuko wapurayinga iyo full funded scholarship. Hano rero ikindi ugomba kwirinda kubeshya. Niba waranabaye chef, ibyo ngibyo bigomba kuza muri CV. Hari ibintu abantu benshi batajya baha agaciro. Ikindi kandi ugomba kugaragaza kuba wenda ushishikarizwa n'ibintu bigiye bitandukanye, ushishikazwa no gufasha abantu. Icyo ni ingenzi cyane. Ndetse iyo urimo urandika motivation letter wirinda kwihugiraho no kureba ibintu by'inyungu byawe, ahubwo ugomba kureba mu nyungu rusange z'isi. Kuvuga ati wenda nkanjye niba ndimo ndiga ibintu bijyanye n'ubuvuzi, navuga ati nkurikije ibibazo by'ubushobozi biri muri Afurika ku buvuzi no kudasobanukirwa n'indwara zimwe na rimwe wenda izandura cyangwa izo mu mutwe, nifuza yuko wenda biramutse munyemere yuko nakwiga muri kaminuza naza nkateza imbere igihugu cyanjye ndetse n'isi yose kugira ngo tubashe gukemura bino bibazo by'ubuvuzi byugarije iyi si yacu ya none. Ako ni wenda ni ukumbahaye muri iyo nuze muri motivation letter. Hanyuma muri CV ukagaragaza ibyo bintu byose bifite aho bihurijwe ni byo wize muri secondaire cyangwa ibyo urimo urakira full funded scholarship. Hanyuma rero muri video buze gukurikiraho mu kanya n'uko byo wakoramo application. Ngira ngo nabateguriye application y'uburyo ki wakora yitwa muri Arizona State University. Iyo ni kaminuza nayo iri kwakira abanyeshuri b'Abanyarwanda. Hanyuma rero ibihumbi byinshi by'abanyeshuri baka scholarship ndetse bakazibona zo kujya hanze, ariko bakeya bica intege bakavuga yuko batabona buruse yo kujya kwiga hanze. Kandi burya kwiga hanze biroroshye cyane kuruta uko waza kwiga hano mu Rwanda. Biroroshye kuko hoho bakurihira buri kimwe, bakakumenya, bakakwitaho. Ikindi niba ukurikira iyi channel yitwa Ikizamini TV, menya yuko utazigera uhomba. Ninje kubabwira ibyo bintu ugomba gutegura kiri kare. Application ziraza gukurikiraho mu kanya mbere uburyo ki wakora application muri izo scholarship ndetse ziri full funded. Ikindi ni ugusobanura kuri Mastercard Foundation na Chevening ndetse na Inka application scholarship. Urwo ni urubuga rw'Abanyarwanda rufasha abanyeshuri mu kujya kwiga hanze. Hanyuma rero ngewe ndabashimiye cyane, tuze guhura mu kanya tureba video nk'izo zigiye zitandukanye zatuma ubyaza umusaruro ubushobozi bukeya bwawe ufite. Ndabakunda cyane, tuze guhura mu kanya. Bye bye.